Nyiricyubahiro Musenyeri, kuri iki cyumweru muzatangira ku mugaragaro imirimo mwatorewe nk'umushumba mushya wa Arikidiyosezi ya Kigali. Kuri mwebwe ibi birori bivuze iki, binavuze iki kandi ku mbaga y'abakristo gatolika by'umwihariko? Murakoze. Ibirori ni mateka akomeye kuri jyewe, ku Kiliziya no mu gihugu, kuko amateka, Imana niyo mugenga w'amateka. Kuba ngeze kuri ibi birori nuko ariyo yabiteguye kandi niyitora, akaba rero ari ibyishimo bikomeye kuri jye kandi no ku mbaga y'abakristo, kuko Imana yita ku bantu bayo kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Bajya bavuga ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Ni nk'ibihe bikorwa by'ingenzi mwumva muzibandaho, haba mu iyobokamana cyangwa se no mu iterambere muri rusange? Mbere na mbere n'umubano w'abantu n'Imana. Iyo umuntu asabana n'Imana ayitunganiye, aratekana akagira amahoro. Ibyo rero bigatuma agira n'ubuzima bwiza bw'umubiri, habaho umubano mwiza. Imana, iyo umuntu abana neza n'Imana, anabana neza n'abandi mu kujijuka. Kuryo rero ndifuza kuba niyatangira ku muryango, niho hambere umuntu herwa iby'ibanze by'ubuzima bituma azaba umuntu w'ingirakamaro. Umuryango rero cyane cyane muri iki gihe ko wugarijwe n'ibibazo byinshi, ingo, abana akaba ari bo baba ibitambo bya mbere by'ingo zidatekanye. Ikindi ni urubyiruko, ari uburyo bwo gutegura ingo z'ejo no gutegura igihugu cy'ejo na Kiliziya y'ejo. N'abana rero, kurengera abana no kubategura, kuko baba ari abanyantege nke bakeneye kurengerwa, kandi nabo ari bo urubyiruko rw'ejo, ari nabo igihugu cy'ejo na Kiliziya y'ejo. Ibyo rero byose bikubakwa no guharanira ubumwe n'ubwiyunge, cyane cyane ko umuryango w'Abanyarwanda washegeshwe na Jenoside yakorewe Abatutsi n'amateka y'amacakubiri, ku buryo ayo mahoro n'izo ngo niho bwa bumwe n'ubwiyunge buhera kandi bukazaramba. Nyiricyubahiro Musenyeri, tugana ku musozo, muri urugendo rw'umuhamagaro wanyu, nk'ibihe bihe by'ingenzi mwumva mwatubwira mudashobora kwibagirwa, byabakoze ku mutima cyane? Ibihe by'ingenzi ni umunsi mpabwa ubusaseredoti. Nari ngeze ku ntego n'icyifuzo nari mfite kuva kera, niyumvamo uwo muhamagaro. Noneho ngira amahirwe muhabwa na nyir'ubutungane Papa Yohani Paul wa II, noneho abo mutagatifu. Ikindi ni igihe ntorerwa ubwepiskopi, mpawe inshingano muri Diyosezi ya Kibungo. N'ubu rero mpawe inshingano muri Arikidiyosezi ya Kigali. Ariko ibyo ni ibyiza, hari n'ibibi. Ikintu gikomeye cyo mu bihe by'amateka yanjye ni Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ibintu byambabaje cyane, ariko kandi n'igihe ihagarikwa kandi abantu bagatahuka. Nabaye mu mahanga, duhura n'abantu hirya no hino batabibaza amaherezo yabo n'urubyaro rwabo. Noneho rero mu gutahuka nabyo ni ikintu gikomeye mu mateka nishimira kandi nshimira Imana. Nyiricyubahiro Musenyeri, murakoze. Kereka niba hari ubundi butumwa wenda mwagenera abakristo by'umwihariko? Ndabifuriza umugisha w'Imana no kubabwira ngo duharanire mbere na mbere ingoma y'Imana, ibindi bizaziraho. Nyiricyubahiro Musenyeri, turabashimiye kandi tuyifurije ubutumwa bwiza. Murakoze.